rwose ndakwinginze rwose sibyo mbabarira untabare sibyo unguriza amafaranga urumva ndebe ko natabara mama dore ninjye yizereyemo rwose no magambo ari kumbwira ahubwo arankomeretsa buriya nkubwire kandi unguriza amafaranga rwose nkubwire kabisa nkuko nabikubwiye ngubu nta kuntu mpagaze kireka wenda mu kwezi gutaha ikibazo amafaranga nyakenera nako ko mama ari mu bitaro nese ubwo urumva ndibo bigenze gute noneho hari kumbwira amagambo nkumeretsa kamwe ati rwose ngo wabyaye ntabwo aribwa n'imbwa bisa naho yizeye ko byanga bikunde nyine hari ikindi bimufasha nturajyanye kure ko nanjye nyiteze nyine ku kwezi sibyo we nugira ikibazo pe ukwezi ni kurangira nushaka na miliyoni uzambwire nzayigura ikibazo amafaranga nkeneye ni urgence ibaze kugera ahantu no kuba ko nabuze amafaranga urumva sina kumubwira ko nakubwira mama ko ntafite amafaranga namubwira ati hangane gatoya ngo hari imiti bakwandikiye ngiye kugura hanze none se ubwo amafaranga nkeneye ndabigenza gute nako se kubizi ko mbona amafaranga rimwe mu kwezi wenda ngiye ntakora ninjiza amafaranga buri munsi uko ukora cyane bigenze gute ni ikigeragezo ni ibibazo ndimo ni umunzani Imana ishaka kunshiraho bimeze gute koko rega urabizi uri inshuti yanjye kandi urabizi nta kibazo ngirana nawe ntabwo nakwima amafaranga nyafite pe umva basi Romeo reka nkubwire sibyo reba mu nshuti zawe rwose ureba umuntu wakuguriza amafaranga basi ngenza yamukubira kane nami ibihumbi 100 mu byumweru 2 ndabamuhaye 400 kandi ntabwo nakubeshya pe urabona ngiye namukura he koko sibyo ibyo bintu ntabwo nabikora nese ubu nakwishingira gute ikindi kandi na mbere byigize kumbaho n'ubundi umwe mu nshuti zanjye mbwira ibyo bintu ndabimukorera mwakira amafaranga arangije ntiyishyura ideni ndaryishyura atwara amafaranga nari namwakiye ndangiye ndongera ndanishyura bwa kabiri gusa urumva nakongera kwizera noneho gute umva basi iyo mfata muri ako gatebo rwose ngiye ntandukanye nabo ngabo wenda sibyo kandi urabona ko buri muntu abateye ku giti cye mfasha nanjye mpuye n'ikibazo basi ndebe ko narwana kuri mama sibyo chapro uri murangora ubu ndabigenza gute koko ngongere inama basi ubwo rero nkubwire pe kino nakubwira ntabwo wabanye nabi kandi ikindi dufite inshuti nyinshi cyane mu bantu bose uziranye nabo ziragiza wenda waba ufite amafaranga sibyo Romeo ntarebeka nigendere wamwe ntacyo sasa kandi nyine ugira kwihangana yakaremye n'ikamena aho se mana yisinije ndakora iki byo urabasi kugira ngo mbashe gutabara mu nshuti zanjye mfite zose koko haburemo n'umuntu ushaka kunguriza amafaranga iki koko mana yisinije umuntu wese ndi gukoraho reka da uwo nkozeho reka da uri n'umwe koko halo muraho neza sha iminsi myinshi byo kabisa wanza kuzungurira akabyeri inkoko si ni icyerekezo turi buze kunywamo inzoga tukarya n'inkoko none se kari ngiye kwihamagarira rero wabimbwiye ahubwo se umva mfite ikibazo ahubwo cyihutirwa wowe mbere kugira ngo ngure aka gacupa niyo nkoko n'ubundi nkoko ndabizi bihagaze 20,000 wenda twanywa n'agacupa urabizi ko twinywera karikeri wangurije ibihumbi byibura basi nubwo bya 30 cyangwa se senkani nkabanza nkavuza mama rwose afite ikibazo baba we ngo nta mafaranga ufite kandi uri kumbwira ngo nze ungurire inkoko akavita wagira ko umwana mu bikoko ngo nshakira ahandi ewe amayinite yanjye rwose nkoresheje umuntu arashaka kujya kungurira inkoko igura 20,000 agenda agira ute narangiza ngo ntabwo yanguritse 30,000 kuko nta mafaranga afite nshakira ahandi mbaze guhamagara abantu barenga 50 mfite hano muri nimero nizeye bari inshuti bose bamakaniye yewe cyakora inshuti ibona mu byago reka mvuge guhamagara na ntose na inosa nomve
Inosa umeze gute se? Iminsi myinshi. Nagize ikibazo. Ndabyumva byo birumvikana. Mama ararwara mu bitaro kandi amafaranga ubu ngubu narakoresheje yose arashira pe. Wandwanyeho basi ukanguriza byibura basi senkani. Ntabwo bishoboka. Sawa urakoze. Gusa ibi ni ibiki ku Banyarwanda? Ubu ndakora iki? Magara n'undi numve ko basi yamfasha. Halo? Halo? Mfite ikibazo rwose wandwana ukanguriza udufaranga. Baba we nari ngongewe n'imbaruko nta kundi. Mfite nimero na savinze kuri email zijya ku 2500. Bose ubure n'umuntu nabona n'iki message baba bari kunsubiza ngo hoya nimusho kuna n'ibikunda. Murakumwe ngo nzagurira inkoko n'inzu. Yes nama ba. Uyu nanga tumembre ni fesera ho. Yose n'urushako. Joe. Karamande. Akuri biki? Umufati. Bishwaye hano rero. Ntibavuga senye. Shibuka yuko hano. Urabona igihe umuntu yahereye akuvugisha ukamwihorera. Yabura kugusuzugura gute se kandi aba arimo arashakisha ikintu cyatuma uva muri urugo nyine ugasohoka nyine ukagenda. Nimba ari musaza wazamurongora simbizi. Hagereka ngo baze mukobwa. Wandisha ku muryango wacu ngo wani nka wirengagiza. Ariko ngiye niko mbibona kiretse niba atari ko bi. Ngo niko ubibona wanjishe. Urarasura mu cyoga. Yereka ubwe narakubwiye ngo mudafunguye wese yawe ngo ukuzimu kuzakora. Kirajya hagaranga vava. Hagaranga hasi. Uri hano gasanagura ibiki. Ubundi se ndabitanga ngo muzamarire iki? Simwibyo ndabitanga bizagenda bikora. Inyungu ni iyi. Sako gasuzuguro kanyu kabaza. Ese rugatsinda rukikiza. Usi murigira ibicyonga. Uravuga iki umva izi ngizi ni inkumi. Mirabyo ntiraza. Kandi isoni. Ubwo si kitagaragara Kaho ngaho ufuka nk'umuntu. Sinongere kumva hari ikintu kirashimo. Umva ubwireke. Soni. Tugiye kujya tumuraza munsi ya robine. Amazi naza aba ari wa mbere abanza kujyaho. Amazi najya buri gitubwira ngo amazi yaje. Uranyumva neza? reka nikirekire nzi ko nta aha kanisheke icyo nzi cyo nuko nta muntu uhinga ngo bare gusa none uracyavuga ariko babaye guta gatsinda ko mutanyurwa koko ubari icyo ntabakoreye wowe uraza kuvuga mu rugo rwanjye wowe uzi ubwo narwubatse n'urwanjye cyangwa n'urwawe soni ndavuga ko kavugira kwasi yanyurwa gute se ubona atangiye kubyimbya ijipo hagomba wabwireke nuko umushakira imirishyo tukajya tumukubita nk'ingoma urabona ukuntu atangiye kuzana imico yo mu cyaro kwa kundi abantu bo mu cyaro babona umuntu aciyeho ngo dore ngo uranga arahise ngo amagambo tuvuka se mva imbere birangiza ahubwo uzi ureba ibyo ngukorera kwigenderera kigire vuba vuba kiriya kidongo gusa Umaze kunywa imiti uri kumumerera gute? Dogita ntabwo umwana wanjye araza ngo ayizane.
ntabwo rwose wareba uko ungenza ukampa imiti byibuza ukampamo igabanya umuriro urandenga ngatangira ngahumeka nabi. None se mukecuru ntabwo wakwandikiye imiti wagiye urishyura bahaguha imiti? Dawidi ndwanaho rwose mwana kurwanaho umuhungu wanjye naza arakwishyura kandi afite amafaranga ntabwo ari ugupfa gushakisha arayafite. Mva nkubwire mukecuru icyo nagomba gukora nagikoze, nakwakiriye nagusuzumye, igikurikiyeho ni ukugenda ukishyura amafaranga bahaguha imiti. Ubundi bagomba kuba watanze ubwishingizi kuko utatanze mituweli. Leta iba yatwoherereje umuhatari n'ibihumbi 3 bamuvure bego bagera muri iryamira gusa. Ishyura tukuvure. Ninashaka icyo nkora bwawe ngo ndodure ya muntu wawe shaka bizankora. Sheri akira bise ni bicuri ko iri ni isombe ngewe ngeze kwa muganga nsanga mama arikeneye cyane abugira bwangu riteke sibyo buri wese yasabye bure tumugemurire. umuntu w'umugabo uje ubebekana isombe mu ishashe ugenda gutyo. Isombe se kuri twara n'ikibazo? Isombe nguriye ahangaha byari ngombwa ngo ndizane mu ntuza mu gikapu cyangwa muri envelope. Nanataye n'umutwe kandi kubera wowe. Tereka ahangaha ndaje nje kubiteka. Riteka aho vuba vuba n'abaganga. Ushyiremo n'ibirungo byinshi ushakishe n'uburyo ushaka n'inyama umuntu ashyiremo umuntu arebe ko umukecuru yagira wenda akabaraga. Ahubwo Sheri reka nkubwire sibyo abizi ko nkwemera sibyo wenda nubwo hasamo n'ibibazo kandi nta zibazo zidakomeye amahembe ibyo nta kibazo urumva washaki umuntu uri 20,000 urumva wenda mu nshuti zawe igihuse wenda basi nkabanza nkareba ko nabona imiti yibanze nubwo imiti nabonye bamwandikiye wenda ihagaze amafaranga menshi ariko ntacyo wenda nabaguze ya make wenda nkareba ko yaba yizwe kandi unabizi n'ibibazo ndimo ni wowe wabinteye. Urumva udakwiye kumfasha koko? Ariko kuri numvire koko wari ubivuze neza ariko ku munota wa nyuma byose urabyishe. Ubwo rero nawe ugiye kumfatanya na mushiki we wirirwa uruka muri iyi nzu ngo nta kintu maze muri uru rugo ngo kuzuza tumarete nkaho ngiye mbiwe wenda nzamushakira amafaranga mugoreza amafaranga ngo ibibazo byose ninjye wabiguteye. Ndi umugore mubi mbega ndi umugore mubi yego. Abo Kate wakubona uvuga witonze utuje hari nda y'umujinya uvuga nk'umuntu wageze yagira ngo ako bana bivuze ukuri ngo rwubika ngohe ngo niwe rwuburangeso nimba ari rwuburangeso sinamenye ariko reka nkubaze mama ararwaye akeneye imiti yo kumuvuza yo kugira ngo wenda abashe kubona imiti arebe ko yakorohera utangiye kuzana nk'ibya mushiki wanjye urumva ari ibintu by'ingenzi wakabaye unyakiriza cyangwa se umbwira nabikubwira hanyuma ukifuza ko mu bibazo biri muri uru rugo cyangwa se kuba ndi kurwana kuri mama nongeramo no mushiki wanjye ngatangiye kuba ikibazo. Ngomba kubikubwira ukabimenya ahubwo uhitemo ibi bibiri uhitemo ko agumana cyangwa nyesohoke bitarebye ibyo bitabaye ibyo ngibyo urabureba ibyo ngibyo ntabwo ari iby'ingenzi sibyo nta nubwo rimwe nabyo byihutirwa muri uru rugo ku bibazo dufite ahubwo ngiye gufata iyi radiyo. Uvuga ugiye kwifata ukora iki? Ngiye gufata radiyo ngende nyigurisha cyangwa se nyigire ingwate ndebe ko nabona amafaranga. Risubiza aho urikuye. Urabizi ko njye nawe twasezeranye ko ikintu cyose kizajya gisohoka muri uru rugo ari uko tucyumvikanye ariko singiye kukubeshya uraramuka uyikuye haba tutabyumvikanye.
none se chérie reka mbanze nkubaza ikibazo kimwe kandi wihangane umusubize iki kiganiro turi kugira ntabwo turi kubyumvikana urumva nje nkahita nterura radiyo nk'umuntu uterura iki nkahita ngenda nibi turi muri process yo kumvikana sibyo radiyo ndayikeneye rero ngo nyijyane nyigurishe cyangwa se nyigire ingwate mbona amafaranga njye sinshobora kukwemera kuri radiyo iva ahangaha ahubwo kugira ngo ivangage nawe twaserera mva mbanza nkubwire sibyo hari igihe umuntu yigira insina ngufi ugasanga asigaranye urukoma rumwe cyangwa se insina igasanga nta n'urukoma kigira kubera ko ariyo bahora bakata radiyo ndayijyana ndahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru urayijyanira radiyo ntagifite amaboko